Ingene bikoze kugira ngo mbana nkuru biriya bintu atongera huriya mwana. Yego. Nimara kubaca intege umurozi maze kumuca intege ngomba kuvura umwana. Naho ubundi ndamutse muvuye nta bikurombe mwambura. Abandi banamaze nko kumara amazi ku rutare. Urabona ko nta kintu kirimo? Ko harimo udupapuro. Turano udupapuro twonyine iravuba. Nuko ifu. Ngire mukare muri amazi. Woti ikorwa kumana wanjye byose nishaka kubizanga. Ibyo mukoresha kumurogera byose birishaka. Ibyo kabana amaboko abiri. Wabonye? Sinarutse isafuriya nta kintu cyari kirimo. Ino hano itabi. Iyi yo ni misatsi dore ngiye. Dore ngiye. Iyi ni y'umwana. None se imisatsi ubwo y'umwana igeze hano aha turi. None se ko wese nzenda bwisobanura neza. Abana bikwereke. Iri ni gufurya ku mutwe w'umupfu. Ubu rero ngiye kubereka umuntu aho umwana wanyu bamufungiye. Neza bereka n'uwabikoze uwo ari we. Icyo mwari bonye? Naho nta kintu kirimo. Umwana wanyu mwamubonye aherereye? Dore ngure ari bura nta kindi kintu yakoze. Bura nta nubwo karibuni. Mwamubonye nawe? Namubonye babiguniye mukuru wanjye. Inde? Ni Manuel babiguniye. Ni mukuru we ni Busabu. Mupfana iki? Ni mukuru wanjye. Uyu ni mukuru wanjye. Cyo dupfa ni ikibanza umva. Tugatanga imiti ivura inyatsi, tugatanga imiti ivura uburemba, tukagaruza ibyibwe. Abagabo n'abagore bafite bayirwasera mu rugo turabunga bagahura. Dukora ibintu byinshi cyane bitandukanye. Kereka turi muri nka mu masaha 3 tubivugana n'abasobanurira. Uragiye rero nta kibazo. Haje umuntu amase ashaka kungana kuko twe niba utari hano hafi anga agenda kuvura niba uri muri Amerika n'ahandi hose. Ndakuvura. Icyo ubanza kunkorera nuko umpa nimero 8 ifoto yawe. N'amazina ya yombi, n'amazina y'ababyeyi bawe papa na mama. Ibi ngiyo yombi ifite ndagukurura aho waba uri hose ku isi. Nkabona igicucu cyawe ari cyo nkuvuriraho. Ndabasuje cyane mwese abakunzi ba Favugaz TV aho muri hirya no hino ku isi, mbifuriza nanone umwaka mushya muhire wa 2024. Je nitwa Junior, umusore wanyu utagira imigozi muhambira, ikindi kuba kumushwisi muhweza agaca. Nizere ko ubizi neza kuba ugihumeka ari ukubera Imana yonyine. Turi kumwe n'umwe mu miryango itangiye umwaka bitari byiza kuko bararwaje. Ndabizi hirya no hino hari abantu bagiye batandukanye batangiye uyu mwaka rwose muri buno buryo cyase mu bundi buryo ariko butameze neza, ariko byibuze umuntu ahumeka buriya nibe nabyo niyo waba urwaye ariko ubasha guhumeka kuko turabizi hari n'abatarawurangije uriya ushize batabashije no gutangira uyu. Rero uyu ni umuryango waduhamagaye hano kuri 5 bavuga ko umwana wabo amaze igihe kinini arwaye, bati mwaturangiye ahantu twavuriza cyane ko tujye tubona musura abavuzi ba gakondo bagiye batandukanye. Tugiye kubasuhuza niturangije tubahereze iyi service, bivuze ngo dutangiye umwaka tugirira neza abantu tubaha service badusabye. Nawe ufite ikibazo kigiye gitandukanye hamagara nimero ya Junior ibihari umbwira uti nkeneye kunyaranja uyu mwaka niyemeje gukora ineza nyinshi cyane. So rero tubanza dusuhuze bano bantu duhereye
duhera ku mupapa reka duhere ku mama buriya ngo nibo ba mbere muraho neza turaho amakuru yawe amakuru ni meza mwihangane nubwo dutangiye tumera nk'abatera burage tubwira abadukurikira ariko mwihangane nta kibazo umwana ameze ate ko nzi ko umaze iminsi umbwira ko ari hatari umwana yararwaye twaramuvuje igihe kirekire amaze amezi 6 atarakira turagenda twamugeza kwa muganga bakamupima bakamuha imiti ariko ukabona n'ubundi nta kigenda ubwo rero bakaba baraturangiye umuvuzi gakondo tukaba twarabuze nyine ukuntu twagerayo mwatugira inama mukarebana mwatwerekeza bamutuvurira hanyuma witwa ndembere byose ufite imyaka ingahe umwana afite imyaka ingahe nitwa Mukakamari Agata hanyuma wenda yafashwe ate byatangiye bite yatangiye agenda yonga tumujyana kwa muganga biranga tuje ahantu hagera nk'uburi 5 biranga bakamupima bikasanga nta kintu arwaye ubwo nibwo baje kutubwira ko abantu bavuzi ba gihanga ba gakondo twari kugira ngo dufashe mutujyane ku muganga turebe ko icyo yatumarira ariko muranyishyura kuko urumva ngiye kubaha serivisi nta kibazo turakwishyura nta kibazo kuko ubuzima nibwo buhenze naho iby'amafaranga nta kibazo madame yaravuze ngo amaze amezi 6 arwaye ariko se ntimwagerageje wenda kwiyaranja ngo muvuze twabuze iyo tumuvuza twakoresheje kuja kwa muganga bakaduha ibintu tukamuha bikanga umwana tubona ari kure ari kuyonga bari kugira ngo tufashe mu kuyo mwatwerekeza ku muvuzi kariko icyo yatumarira wire mu nzu nahadapfunda imitwe twavuganye na madamu wawe ati rwose nkimara kubona ko mujya gusura abantu hirya no hino bagiye batandukanye bavura bya gakondo mu Nyaranje mu mpuze n'umuntu bungiye kubaha iyo service rwose mbageze ku muntu abarebera ku mwana waba ugize neza rwose nk'umuntu w'umubyeyi nawe ureba nk'uyu mugwayi wacu ukuntu ameze urabona ni umusore nawe yari gutera imbere ari kuje imbere terebe ndako yazanzamuka ariko ibyo nababwiye mwabiteguye kuza kubona kurumva ntabwo ari hafi kuza kubona buryo ki wenda mu mutwara kuko hari imodoka twashatse yamutugerezayo tugiye gutanga umwanya mwitegure munategura n'umwana tudatinze tumujyane kwa muganga bivuze ngo abantu mudukurikiye ubutwe tugiye kwa muganga dutangiye umwaka turimo tujya kwa muganga kwivuza ariko buri cyambere n'ubuzima umwana ndi kubona sinzire bura ntago namuvugisha ngo nagavuga ararwaye cyane ku byo atavuga ngo yararembye narivuze nti reka tutangire umwaka tujya kwa muganga cyambere n'ubuzima iyo umuntu ari muzima ubundi ibindi byose bigenda neza ubwo reka tubaho umwanya mutunganye umwana nta kibazo ubundi tumujyane nje kubereka cyangwa se nje gusoza inshingano zanjye mwari mwansabye mwamukoze rwose turi kumwereka tubanze utange umwanya muto cyane batunganye uyu mwana muri kureba mwese umwana w'umuhungu umerewe nabi ngo n'uburwayi ababyeyi batazi ubwo ari bwo maze turaza gukubitana urugendo rutari rugufi rwose tumujyana kumuvuza hanyuma turaba duhari 5 ku kandi nta na gito kiri bubacike ndahari nitwa Junior murabizi turasubira mu kanya cyane bwo bigende neza na mfata neza gutyo abantu no gutangira umwaka umuntu ari kwa muganga hano kwamanuka ntago byoroshye ariko muze uyitonde dore umuvandimwe se ko ndeba atarasoza gukata se ko naherukaga ngo ndi umusore nkaba numva ntangiye kunanirwa kata vuba vuba wa mugabo rega yari umusore nutagira ngo nuko ari urwaye ari umusore ubundi se abahagaze tukamushyiramo agakatanyo
ubwo turamushyira ahagana hano inyuma turamwisha urugi arangije gukata ati mushyiremo nta muntu wari kujyamo imbere akamutwakirira muzehe nawe aramumvunishije mama dufashe fashe yicare neza ngaho mwiyegamizeho rero kugira ngo biroroshye mwitaze murazifite yes ngira ngo murabona ko abo turi kumwe dutangiye umwaka tujya kwa muganga ariko nawe byakora n'ibintu bisanzwe yabizi hari abantu benshi namwe mutangiye rwose uyu mwaka ari hatari ubwo ndicara hano inyuma ngewe mufunge gutya imbere harahari so reka rero tujye kuvuza umwana icya mbere ni ubuzima kuba umuntu ameze fresh cyane terura neza wa mugabo dore giye mfite na mikoro aha uriya rero gihe cyo kunogokara rero umuntu agira ibiro bigira hano binjira kuri kano karyango ko hirya hano gutya wadusoneye mada ongera ubu no gutegereza ubundi iyo uteruye umuntu nibwo utumva ko umuntu agira ibiro ongera muraho amakuru se ni mutwakira uyu murwayi muganga ari arahari ese terura neza di fata ko tugumwana wamutubwire se akaza akakira uyu muntu ihute yewe uzi ko turembanye rwose uzi ko ngubu ugiye numva utubaragana n'ifite twarangiye ndetarangira se madame ngwino ufata hano hepfo ku maguru kubona tarise bako mfite na mikoro gutyo
naze yakire. Muraho makuru y'imyaka wa mugabo se kutatwegera ubwo saho turacamo muri iyo koridoro. Umuntu agira ibiro kabisa. umuntu agiraga imyaka 20 n'ete Umuntu agira ibiro rwose. Tumushyire aho muryamisha ngo ngahanga muraho ariko muraho neza namahoro amakuru y'imyaka myinshi mukomeye cyane wari warankuye amaboko mikoro ndayigendana muraho za n'abavandi muraho neza muraho umeze ute se ni sawa ntomeka neza umwana rwate se uri simbizi aba babyeyi aba n'ababyeyi mbona yadazira nadaze ntaho tutageze ariko menye hari tugeze ku muganga yica dufashe harimo mwicare nta kibazo gukora imyuga ibintu twabigize iby'iterambere ni ukuvura umuntu bigaragara. hanyuma se wowe waragiye he yewe ndahari imikoro niyo nayirambika ntangore waragiye ko nakunago ntengwerutse genda hari ubwo nyine ni byinshi umuntu awirukankamo nawe urabizi. Ariko abantu barampamagaye barambwira bati bose dufite umwana waturembanye ati watujyanye ahantu avuga nti musaza gutya kambere we majyana mama mumeze mute umwana mumenye kwa muganga w'ikizungu kambafashe mikoro biranga tuva mu kizungu tuje n'ahandi biranga ubwo nibwo naje guhana n'umugabo niwe wanda ukundangira hano abantu gura bananje uterera abantu ntabona namenye icyo mbaranje ntabanze gusuzuma n'umwana namuraza ko yanganye gato nawe usa n'wicara hano kundi shaka umufasha asa n'uryamagaramye aryamagaramye umutwe yawe ushyira hejuru hariya abasha kuvuga reka da yaranoze biragaragara ari umusore uretse ku burwayi bwaturiye biragaragara mfasha mikoro mbaze ndimo mbwira abantu mu kanya nti hari ukuntu utangira umwaka mu buryo bugoranye urumva abantu nabo batangiye umwaka nabi ariko buriya ugihumeka twagira amahirwe tutangiye neza tujyanye igisubizo kurabona buriya igihe ikintu umaze kubona buriya ugihumeka byose biba bishoboka ko buriya twaranogokaye ntawe tutakubise urabona nk'ubu ngubu iyo aba atagihumeka umwuka w'abazima ntabwo twakabaye turi kuvuga ibi rero kuba kiri muzima nabyo ubwabyo ari sawa dutegereze ko biragenda so rero abantu turi kumwe ibingibi ubwo ngiye kubikurikirana rwose mpaka birangiye turebe nimba icyatuzinduye urugero nimbona ibintu wambwiye biciyemo rwose nzanakugororera ntabwo ari ukugorora urayama turazanayagwana wese ubundi urabona uyu mwana ni kuvuga uyu munsi we nta kibazo yabuze kugira umuntu agukureho imfura yawe ayikureho ni ikibazo umugabo rero ubwo reka dutegereze abanza atunganya ibintu bye ko dutegereze turinde ko bivuze kugenda niyo mpamvu ndimo ndavuga ngo ntago video twayicamo kabiri tutarebye ngo ese ibyatuzinduye byakunze cyangwa se byanze hari n'igihe byanga nubwo wenda ntahita nca intege bano tutaramenya uko bimeze ariko biragiye ico bitanga tugomba gutegereza tukareba umugabo ndabona afite depo y'imiti hariya wenda cameraman abereke umuntu ari kwirebera ikintu bita ibikoresho
yitwa nde amazina ye? Yitwa Mbyayingabo Aimable. Aimable. Muri ababyeyi be mwembi? Mbyayingabo Aimable umuntu w'umugabo araza gukira wabyaye ingabo. Menya icyo bamujije. Fata gutya mu ntoki. Nawe ufata gutya. Nicyo mugiye kumfasha, umutungo wawe ushyiramo hano. Uravuga uti ibintu byose bikorwa ku mwana wanjye menyekanire hano. Ukashyiramo hano. Uravuga n'amazina ye. Uravuga uti gihe kanaka nshaka kumenya ibintu byose bibi bikorwa ku mwana wanjye bita gutya. Ngiye nkurikije Ubusirasi nshaka kugira ibintu bikorwa ku mwana wanje Mbyayingabo Aimable bigaragarira aha ngaha. Dore Mukakamari Agata nshaka kugira ngo ibintu bigaragara ku muhungu wanjye Aimable bigaragarira aha ngaha. Fata akaboko ke kurabona nabasha gufata akaboko ke k'iburyo. Umwana baramuroze. Ibi biragaragara. Baramuroze. Uradufasha iki? Umwana baramuroze kandi mumazemo n'iminsi. Ni ukuvuga ngo izi ngingo zino ntabwo zikora. Mu mavi. N'umugongo nawe urabona ko gutari gukora neza. Reka nze nkareka mufasha. None muri mwese bakoranye n'uyu mugabo umujurnaliste w'umunyamakuru, ninde muntu zo kunyishyura amafaranga yanjye? Gere buranye ngira ingeso iyo umuntu azandi mazani umuntu narembye nakira muntu mbere kugira ngo mbaze nishyuze nk'ubu gusuzuma iyo umuntu urwaye mugeje hano iwanjye tumusuzuma amafaranga 40. Ubu namaze kumusuzuma byarangiye aho ndaza kuyabishyuza. Ubu ngubu hasigaye rero uburozi mbonye ngiye kwanza muvure. Nimara kumuvura nkurikirane inkomoko yabwo. Kubera ko n'umuroga ndamubereka nta kibazo. Nta kibazo nje dushaka. Yego. Bori kanza n'umuti mbereke noneho ko tugenza. Baramuroze. Uzi ibiro yari afite. Urabona ko nta kintu kirimo? Ko harimo udupapuro. Turano udupapuro twonyine nta irava. Nuko Ngire mukore muri amazi. Woti ikorwa ku mwana wanjye byose nishaka kubizanga. Ibyo mukoresha kumurogera byose birashaka. Turabana amaboko abiri. Amazina yawe. Ibyo nje nitwa Nkurikije Ubusirasi ibyo akora umwana wanjye nshaka ko bigaragarira aha ngaha. Mwana wawe nde? Mbyayingabo Aimable. Nawe kabira hano. Ibyo bakora ku mwana wanjye nshaka ko Wowe bigaragarira. nde? Ya Mukakamari Agata Mwana wawe. Aimable. Ibitaro kizanye kuba mu mufuka.
urero kuvuga ngo impamvu nasubura n'umwana ntabwo namubura ngo imitima igira icyo mumarira mu gihe cyose nawe ntari nakurabira ntamutongerera uratetse ariko kameramani niyongera bereka uratetse nyine mbikoze kugira ngo mbare nkuru biriya bintu batongeraho uriya mwana yego nimara kubaca intege umurozi maze kumuca intege tugomba no kuvura umwana naho ubundi ndamutse muvuye ntarabikura ngo mbimwambure n'abandi nameze nk'uri kumena amazi ku rutare ntacyo byaba bimaze urangiye kubikura kuramba imwambure mara kubimwambura ubundi ndamufunga neza kugira ngo asubire gutekereza n'umwana hanyuma umwana muri kumuvura nisanzuye yego mira we kumena akuvure rurahagije biriya bintu biteye ubwoba nimubibona ntiwamenya ko yaba akabagira ubyibura hanganirwa n'ubushobozi hanganirwa n'ubushobozi byaje aba bari cyafite imbaraga nyinshi ibi ngibi biraje mu nzu nta moto ufite bimbira muri parafo nijoro ni ibikize ukuntu waje ubibone nawe mfashe hagati na mikoro wabibonye sinarutse isafuriya nta kintu cyari kirimo inkono y'itabi hano harimo inkono y'itabi n'ihembe akaba ari mu musatsi w'umwana baba bamufatiriye akaba aribo bamurogeraho umusatsi w'umwana mwana ari muri iriya hembe rinini umuntu yawubona ndangiye burambana kubivuga mbere y'igihe kugira ngo tugira ngo ngewe ndufitemo uruhare mu kubishyiramo iriya ntuzi iriya nkono y'itabi nayo rero iri mu muryango wanyu ni ukuvuga iriya bayita intuba buriya niyo babafatiyeho kugira ngo nimujya muzi ibintu byose ibyo mwakora byose niyo mwahinga gute mubona ibyuzuye birenze ibyuzuye iriya nkono y'itabi urumva noneho rero kanze mfasha gukenza nkwereke noneho yamuharebye ibyo ari kudukorera ku mwana wacu arakira twageze kwa muganga ariko n'uwabikoze nyine ubwo azagaragara cyangwa mutugaragariza isaha z'ingizi muganga ubu ntishobora kuvamo bikagenda ishobora kuvamo bikagenda kandi ko byose ngiye ku ya musatsi wa mwana singiye
iyi ni inkono y'itabi iyi niyo imisatsi dore ngiye iyi ni iy'umwana none se imisatsi ubwo y'uyu mwana igeze hano ite aha turi none se ko wese nzenda bwisobanura neza abantu bikwereke iri ni igufa ryo ku mutwe w'umupfu dore ngiri icyo bamwifurizaga dore none ni igufa ry'inkoko mwariyeho igufa ry'inkoko mwariyeho ibi ngibi rero byamubagamo urabona ko yatinye no kujunja amata kivuga byamaze kumurenga rero buriya ariko urwo umaze kubikura kuriya ngiye birandagiye kubita buriya nimugoroba kuko ntabwo nabita ku manywa hari ibintu nza gukoreraho imigenzo yanjye narangiza ngiye kubijugunya mu ruzi bikava ku musozi ubura umuntu wari ubifite buriya muciye intege ntabwo yakongera kugerageza no kumuroga n'umunsi warimo cyangwa se kugira undi muntu avuga mu muryango wanyu ubu ngiye kumugore ndangiza namwe nimumaze kumubura ko akize neza kuko nta muntu amukingira kano kanya mukingiye ibi murimo byamugumamo none mara kumubura ko akize neza muzamugarura umukingire nimumara kumukingira kandi kumuzanagarukane kuko umuntu wawe yamubonye aje ameze kuriya ntabwo ashobora kwibaza ko uyu muntu azakira kumubona ameze neza mukakiza umuntu yazana kugorora yaje igishoro cyane n'abantu iyo batari bazima ibyo byose birashoboka abantu ni abahanga n'ubundi namuri ikiganza wowe byose namuri ikiganza kimwe nkareke gutara umusiga mu maso n'umutwe mu mutwe biriya bintu biriya bifata bisa naho bimuhumye buriya amaso no mu mutwe buriya kugira ngo utatakaza ubwenge siga mu mutwe no mu maso Sikaza nasiga ku birenge hari mu bene mutungo kugira ngo harambuke no kugenda noneho uyu mwana rero buriya bari baramufungiye mu icupa mu icupa niho yiberaga mu icupa bufungiye mu icupa mugera mu mazi ari mu mazi niho afungiye ntabwo ushaka kumenya naho hari na gato bwana buriya asaba kumukura mu mugezi aho bamufungiye kubera ko nawe uraza kubibona icupa risanzwe ry'abarozi bakoresha wowe ntiwamenye ibyo ari byo ariko ushobora kurinyereka nabyo rikaze mikwereka mu kanya gato cyane ubu rero ngiye kubereka umuntu aho umwana wanyu bamufungiye neza mbereka n'uwabikoze uwo ari we icyuma maribonye rero nta kintu kirimo umwana wanyu mwamubonye aho aherereye dore ngure ari bura nta kindi kintu yakomye bura nta n'umuntu wundi bakamuvura ngo bishoboke nibo bizi n'abarozi nyine no suburoze ko ariko bukora ariko uzabikuramo nose niko niyemeje kumuvura mba niyemeje no kumukuramo nta kibazo ubwo kigiye gukurikiraho ngiye kubereka uwabimukoreye mwihangane gatoya ndaje
mfashe gutya mikoro. Karibuni. Namuonye nawe? Namuonye babi ni mukuru wanjye. Inde? Ni Manuel. Manuel babi. Manuel ni mukuru we ni busanzwe. Mupfana iki? Ni mukuru wanjye. Uyu ni mukuru wanjye. Cyo dupfa ni ikibanza nahaye uno mwana nyokuru we yamuhaye. Nicyo cyamubabaje. Kwano urabona ko umuhungu wanjye ari umusore. Rero kuno yatangiye kumupfinagaza. Kabaragize ibiro nk'iby'inkoko. Urabona ko byose bikize ku murongo wabyo. Wibona ubwo muberetse nimugikore kwemezangana mu muryango. Kubera ko giye maze kuvura umuntu kumva ngo yongeye gutera amatiko no mu muryango ntabwo bari byiza. Ibanga ryanyu kuba bumenye wari we aho munye mwirinda umurozi kandi nzaba cyangwa kugira ngo umwara nyine akire. Nakira wenda. Nzazogaruka nabo nibura nibura kubyo batongera kumushyira muri iri cupa. Kuko byose ndabikora ntagize. Ubu ngiye kuba imiti mujyana. Hanyuma mugende mwikoreshe muzagaruka hano mujye kunyera gukomeza. Samukoze neza umubyeyi. Utarancika ngewe hari ibintu umuntu ababonye akagira ngo wenda tuvuge uretse twe tuhibereye akagira ngo ni maji abadahari baba babireba gutya kuri kamera. Uraza gusubiramo abantu sigisuga mbere ngusuye ndakuzi uri muntu cy'ubundi wenda nk'amazina ni ngewe ndumuvuzi gakondo nitwa Mbongira Mihigo. Uvuze ko ni umwana wose yena sogukuruza. Yego. Ni umwana yanjye kumusoromera imiti hanyuma agiye no gupfa andaga kujya mvura. Ndanabyanga cyane abantu nibyo basaza ko byari bigiye kuzankoraho. Kuko ibintu byamenye ngufu nyinshi cyane mu kuvura. Baro nk'ubu nabizicyuye. kandi wajya muri sauna. Ni ukuvuga ngo gukora ko haba ibintu biba binkoreramo. Baba n'ubushobozi bwo gukora bino bintu byose. Niyo mpamvu mbani kubira n'icyo yagurye. Noneho rero buriya iyo umuntu ajangana nta burozi nta muntu urangira aho afite uburozi ngo mu bucekinga mu mubiri we. Byanga gukora ndabubona. Nk'uyu mwana uburozi wamaye bavuye Tanzania. Na basobanuriye. Bose yabaye hafi ya Tanzania yabaga ikibuga. Yabaye ikibuga niho yabukwere. None urabona uragiye mbibogera ama etape kuko nabona kubira ngo ikintu kimeze gutya nta kikwereka. Je mvuga ndi gukora. Kuko kubibura ngo ibintu byaba kandi yimaze gukora ikintu no kumaze ko ndi bukivure. Kuya muntu gusubira mu kwego umuntu urwaye ibingibi nibi kandi gato kujya munane kwivura buriya ntabwo ari muganga. Buri byo bintu bimaze imyaka yanjye 18 ndi kuvura. Umuntu wese wazangana tuvura ibintu bitandukanye. Size niba mwagira hano muri stock y'imiti yanyu ifite imiti myinshi itandukanye. Yego abantu barabibona. Mfite hari ingi y'uburozi bw'amoko atandukanye, utumano, butamikano, uburengano bwo mu nzira, n'ubwo bitabuhuhera nabyo muramya mu byumva. Tugatanga imiti ivura inyatsi, tugatanga imiti ivura uburemba, tugagaruza ibyibwe, abagabo n'abagore bafite bayirwasera mu rugo turabunga bagahura. Dukora ibintu byinshi cyane bitandukanye. Kereka turi muri nka mu masaha 3 tubivugana n'abasobanurira. Uragiye rero nta kibazo. Haje umuntu amase ashaka kungana kuko twe niba utari hano hafi anga agenda kuvura niba buri muri Amerika n'ahandi hose. Ndakuvura. Icyo ubanza kunkorera nuko umpa nimero 8 ifoto yawe. N'amazina ya yombi, n'amazina y'ababyeyi bawe papa na mama. Ibi ngiyo yombi ifite ndagukurura aho waba uri hose ku isi. Nkabona igishucu cyawe ari cyo nkuvuriraho. Kwa kundi abanyarwanda umuntu avunika yavunika bakamuvura ku gicucu agakira kandi iyo gikanda urababara nanjye uri nakuvura muri Amerika impinduka zize kuza ku mubiri wawe urabyumva iyo ari ibintu bikuvura urabyumva ukamubaza uti bimeze gute ni impamvu runaka zikwera ibibazo wari ufite bimeze gutya ubwo rero nshaka nimero ya WhatsApp wamugaraho yabari hose namufasha ntangorana wamufasha ariko abantu wenda badukurikira bashaka kwibaza bati umwana katabyutse bimeze bite we biraza kurangira biti uyu mwana nundi wese wabibona uramutse ubwiye umuntu umwana muvura umunsi mwe wabura umusazi cyangwa uri umubeshyi ntabwo ari bweguke buri kuba uburika nkubwire urababyeyi barasigana turasigarana kugira ngo yeguke byoroshye ni mugoroba amasaha ni mugoroba niho amaze kumuvura neza agatanya kugarura akeye gake cyane nabwo ariko ubone nka bite kujya gukoresha mu rugo aho muzagaruka hano muje kureba muhahurira mwese muje kumunyereka uko ameze mubyerekana bagiye badukurikirana bose
nawe ubundi kubwira umuntu ngo umuntu yamaze amezi 6 arwaye mu buriri keretse Yezu niwe ngero mvuga ngo abikoza ko sinari impara bikora nanjye sinari impari dushimiye cyane aho twari turi kumwe afite ijambo yavuze ko ibyo birozi yabikuye Tanzania nta kuntu wabimwaka nabyo byose ukamuvura byose wabimwatse kandi wabibonye ntabyo so wabugize imbi bwatsi uri kureba byari byamutongeraga biranzanye birankuruye mwihembe no mwihembe no nazira nkono zitabe nibyo yamutongereragaho akabura amahoro ntabwo rero gira muvura ntabikurura kubera ko nabyamize nko kubera amazi ku rutare mbanza guhera ikibazo mu mizi nuko bimeze tugeze ku musozo ubwo ndemera ntashidikanya 100% ko tugomba gusohora video yindi uyu mwana tugaragaza koko niba dogiteri Mbungira Mihigo ibintu byaraciye muri make ibyatuzanya ha bitaba impfabusa siko bimeze shime cyane abo twari turi kumwe n'aba bantu mbifuriza amahirwe masajye ubwo ndagiye nuko nareshyaga Imana ibaha umugisha wakoze cyane nawe murakoze mugize neza dore kwa Mbungira Mihigo dore cyangwa ntawe na leta mvuriraho ni hingi iki kizwi ko mu rwego rw'abavuzi gakondo mu Rwanda ntabwo ndi nk'abandi bapfundikanya urakoze cyane Imana murakoze bigenda amahoro so turashimye cyane abari badukurikiye murabona ko ibyatuzanye ntago umunsi ubaye impfabusa sohoka gutya gahoro gahoro nigendera ubwo tuzavugana kuri telefone mumbwire uko umwana ameze sawa sawa